Yes, mwiriwe neza kandi muraho. Uyu munsi nabazaniye icyegeranyo cyangwa se amabanga 5 yoroshye yo kugira uruhu rwiza rwo mu maso. Kubona ubujya mwibaza kukingira uduheri twinshi, kuki haba harimo nyine ibintu nk'ibyo byose. Uyu munsi ndababwira amabanga 5 yoroshye kugira ngo uruhu rwo mu maso ruhore rutoshye. Icyo bita skin care routine yoroshye ku bantu bose, bidasabye ngo urumukire ufite amafaranga, umuntu wese nyine ibi bintu yabikora. Ubundi uruhu rwacu rwo mu maso nirwo rubanza kugaragara, kandi kurwitaho ntago bisaba amafaranga menshi, ahubwo bisaba kugira umuco mwiza. Mbere na mbere, nibura ku munsi gerageza ukarabe inshuro nk'ebyiri ku munsi, mu gitondo ndetse na nimugoroba, kuko bikuraho umwanda, amavuta menshi ndetse n'umukungugu uriya tuba twagiye nyine ducamo. Ibyo bintu ni byiza. Gerageza koga amasabune meza za bar soap zifite amagrama ari hasi. Bishobotse wakoresha amasebamade. Mbere yo kugura isabune, jya ubanza urebe ese ifite pH ingana gute, pH ingana gute itari hejuru. Wakibaza uti ibyo pH bivuga iki? pH iri hasi nibura ibiri hagati ya 4.5 kugera kuri 6 niyo nziza ku ruhu. Ibiri hafi kwegera pH y'uruhu rw'umuntu, uko ruba ruri kuri 4.7 kugeza kuri 5.5. Ushobora koga isabune ya Dove, Sebamade cyangwa amasabune y'abana, akunze gutuma uruhu rw'abantu nyine rumererwa neza. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora, gerageza kunywa amazi menshi no gukoresha icyo tuzi nka moisturizer. Bifasha uruhu cyangwa kugumana ubwiza, kandi haba harimo n'amakreme arimo za aloe vera cyangwa ibikakarubamba, nazo wazikoresha. Ibyo ni ibintu byagenda bigufasha. Buriya ikintu cya gatatu nanone tugiye kubabwira, izuba rishobora nyine gusajisha uruhu hakiri kare, rigatuma ugira utubara mu maso, ariko hari sunscreen yabugenewe. Ibyo nabyo ni ibintu bidahenze. Gegera muri farumasi baba bifite, babwire baguhe sunscreen wisiga igihe ugiye kujya kuzuba, kuko riri mu bintu bigituma uruhu nyine rw'umuntu rupfa nabi. Ikindi kintu cya kane, kurya neza. Nimvuga kurya neza ntiwumva amafiriti cyangwa amabenzi, hoya. Kurya neza ni ukurya imboga, imbuto, harimo za carrot, harimo avocado, buriya nazo zifite ukuntu zifasha uruhu kumera neza, harimo na za watermelon. Muri make, ibyo ushyira mu nda nibyo bigaragara ku ruhu rwawe. Ikindi kintu cya nyuma nshobora kuba nakubwira, gusinzira nibura amasaha 7 kugera ku 8 mu ijoro, bituma uruhu rwisubiraho. Ikindi kandi stress nyinshi nazo mwibuke ko zizana udusebe, zituma nyine mu maso haba harimo udusebe tw'umuntu tuduheri. Bivuze ngo uryamye neza ayo masaha 7 kugera ku masaha 8 nibura mu ijoro. Ikindi ukirinda stress. Bivuze ngo izo nama zose nkubwiye uramutse uzigerageje, uzabona umusaruro muzima. Niba hari ibindi wifuza ko nakubwira rero, kora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ni Directrice wagasobanuye, usharinge video kandi wandike muri comment icyo wifuza. Murakoze cyane.